idini ya Islamu ni idini yubakiye ku bumenyi, bityo wasari ugatanga ibitambo ugakora n'ibindi bikorwa by'ibitangaza mu dini ariko ugifite ubujiji muri wowe ntacyo byaba bimaze, byaba ari imfabusa. Imana iti Allahumma rzuqni ilman nafi'a, Mana nyagasani mpa ubumenyi bw'ingirakamaro, igasaba Allah kuyiha ubumenyi bw'ingirakamaro. Ikindi gisabwa ku Muislamu asabwa noneho kuba afite bwa bumenyi kubushyira mu bikorwa, kuko niyo waba uri umumenyi w'ibitabo n'ibitabo ariko utabishyira mu bikorwa, ubumenyi bwawe burushwa agaciro na wa wundi wafashe umurongo umwe muri Qur'ani ariko akawugira.